wese uzaza mu buzima bwawe hari ibyo azabaje gukemura. Namwe mwaje hano hari ibyo mwaje gukemura. Uragira ngo bavuge ngo uri inzobe utari inzobe. Njye rimwe na rimwe abantu njya mbagarukaho tuvuge ngo amen, kuko abantu bo bareba hafi. Haleluya. Nzakugirira neza, nzakugira umusinzi. Abari hano haleluya. Imana ishimwe cyane, muratwihanganira twasaraye, ariko gusarara kwacu ntabwo ari ugutongana, ntabwo ari ukurwana, ni ukuvugira Imana kenshi. Yesu ashimwe cyane. Kandi turabakiriye mu nzu y'Imana, turabishimiye, ni karibu, tubahaye ikaze. Imana yacu ntihabwe icyubahiro. Mwebwe abari hano n'abatari hano tubahaye ikaze mu nzu y'Imana, Uwiteka nahabwe icyubahiro. Ntabwo nshaka gutinda, turaganirisha muri cy'Imana turasanga mu gitabo cy'Itangiriro 21. Yenda barebe uhagere mwe mugiyeyo, ariko nagira ngo mbanze mbasangize kano kantu. Hari abasore babiri barakundanaga, bari inshuti magara. None umunsi umwe bafata urugendo bari hamwe. Aho bari bagomba kunyura banyuze no mu ishyamba, kandi iryo shyamba barinyuzemo umwanya muremure. Barigeze hagati no hagati, inyamaswa yitwa intare ibirababonye, irabavudukana ishaka kubarya. Haleluya. Babasore bamaze kubona ya nyamaswa barerukanse, buri wese akiza amagara ye. Umwe abonye inyamaswa basateriye, yarazi kurira ibiti, yurira igiti abageze mu mashami hejuru. Noneho undi warasigaye ku butaka abona inyamaswa nawe iramwegereye, arebye iriya nyamaswa avuga ngo ino nyamaswa uko byagenda kose ingeso zayo ndazezi, ndabwira iryaga ibintu byipfushije, reka nza nipfushe. Nawe rero ukanga yikubita hasi, ahitamira umwuka, aripfusha. Haleluya. Tuvuge ngo amen. Nyamaswa rero kanje mugezeho iramwinokiriza, yumva umuntu ntabwo ari guhumeka, ijya mu mazoro ye, ijya mu kanwa kiwe, ereko mwehumuriza. Nyamaswa iramureba, yavata kino cyipfushije ndacyo ngikozeho. Ya nyamaswa irangije irikomereza, irigendera. Wa undi wari mu giti yararimo abyitegereza ibiri kuba kuri mugenzi we. Babonye nyamaswa maze kurenga, wa undi wari mu giti yaramanutse asohoza inshuti ye. Haleluya. Haleluya. Bari abasore babiri, umwe yitwaga Raju, undi akitwa Vija. Wari wareye gete ni Raju. Vija rero yari yasigaye hasi ku butaka. Raju baramanutse asoza mugenzi we, ati Vija uraho? Naje ati ndaho nyine, ndaho nyine ndakomeye. Kwari uriye gite se? Nde wari wansize. Haleluya. Haleluya. None wa mugenzi we abwira mugenzi we, none yiriya nyamaswa kitakuriye. Kubera kitakuriye, kuko ngabona iri kugukabakaba, iri kukuganiriza, ni kimwaba mwavuganye n'iriya nyamaswa. Haleluya. Honda rangira avuga ko byagenda kose, nanjye reka nze mbembe cyane ushobora kumubwira iriya nyamaswa ishobora kuba yambwiye. Rangije abwira mugenzi we ati nyaboneka Raju, we cyo nagutangariza, iriya nyamaswa yambwiye uti kugendana n'inshuti ngawe ndakigenda. Inshuti guta bikomeye ikaguhonga bikomeye, yambwiye ngo ko wari woreye
kiriya giti njyewe waronzeze hehe niba ko kungunda. Iyo nyamaswa rero yambwiye ngo kubana n'inshuti ngamwe ndakigenda, uhereye none ndakwiye kukureka, sinzongera kugendana nawe. Yambwiye ngo ngureke, sinzongere kugendana nawe. Yesu ashimwe cyane. Ngana ku musozi w'aka gatekerezo bana b'Imana, hari inshuti zibarwa mu byiciro bitatu. Bengahe? Inshuti ya mbere ni mizi, inshuti ya kabiri ni mashami, inshuti ya gatatu ni mababi. Mwizo nshuti zose wowe uri iki? Wowe uri iki? Haleluya, haleluya. Kandi bino bintu mbabwiye, igiti nacyo kigezwa n'ibyo bice bitatu. Hari igice cy'imizi, hari igice cy'amashami, hari n'igice cy'amababi. Buriya hari igihe igiti gishobora kwerengera amababi, ariko burya bari kwibeshya. Hari igihe burya igiti gishobora kwerengera amashami, burya bari kwibeshya. Kuko iyo iki ryaje amababi aruma agahunga igiti. Yesu ashimwe cyane. Icyo cyakomeza kubaho ya mashami nayo akuma, abatashye bakaza bakayatasha, igiti kigasigarana imizi yonyine. Mu buzima harimo inshuti z'uburyo butandukanye. Haleluya. Hari inshuti muzabona ariko wambaye neza, hari inshuti uzabona ariko iwawe hari ibiryo, hari inshuti uzabona ariko ufite akazi, hari inshuti muzabona ariko bari kugera iwawe ugateka inyama n'umuceri ukabagaburira, ariko umunsi bamenye ko ahantu byaturukaga havuyeho, bamenye ko ku kazi bakwerukanye, bazavuga ngo uriya ndambamvu yo kujyayo, ndacyayiciriwe, ndamata yariwe, ndabyo kurya bihari, imbabura barayimanitse. Ariko bane b'Imana kandi inshuti z'Imana, abo rero ni inshuti zihwanye n'abamababi, abo bazagenda rugikubita. Hari izindi nshuti zitwa rero ngo ni mashami, izo nazo zizakomeza zize hafi yawe, zikurebe duke wasigaranye, musangire. Ariko nibabona biri gukendera, bazajya bahurira mu isoko, bahurira mu ikaritsiye, bahurira mu imodoka, baganire bati ariko urabizi wa mucuti wacu ndakigenda. Usigiye ugerayo akabura icyo kukwakiza. Abo nabo bazatangira kugenda gahoro gahoro. Ariko hari inshuti ya gatatu yitwa mizi. Vuga ngo mizi, vuga ngo mizi. Iyo ngiyo rero ucyanya ni inshuti yawe, wakiza ni inshuti yawe, ufite akazi ni inshuti yawe, utagafite ni inshuti yawe, wariya ni inshuti yawe, waburaya ni inshuti yawe. Inshuti ufite zirasa gute? Inshuti ufite zize gute? Inshuti ubanye nazo hari wamaze kuzipima? Kugira ngo amen, kugira ngo amena. Haleluya, haleluya. Inshuti ufite, ndabifuriza kuba inshuti zitwa mizi. Yesu ashimwe cyane. Raju rero na Vija batandukanya uwo Mose. Haleluya. Hano warundaya mu nama, yo beshote nyashuti uba wemeye tugapfana. None wowe kuko uzikorere beti, wewe uriye giti, njyewe ndasigara, warunzize hehe? Ariko nanjye Imana yanyegesheje ubwenge, kuba rero narokotse si kubwawe. Haleluya. Ndabwo uriho kubw'abantu, ahubwo uriho kubw'ubushake bw'Imana. Ndabwo uriho kubushake bw'abantu, uriho kuko Imana yabishatse. Tuvuge ngo amena. Hey, uriho kubera Imana, cyakora cyangwa ndere Imana ishaka kukubeshaho iguhuza n'abantu. Hari abantu bazana, hari abantu baza ikabazana mu gihe cyanyacyo. Tuvuge ngo amena. Kandi bwo ko by'Imana
buri gico nabatangariza, umuntu nakwanga azaba afite impamvu akwanze. Umuntu nagukunda azaba afite impamvu agukunda. Mo kimwe hari n'igihe hari icyo ufite azaba ari kuvizaho ariko kigukezaho kugira ngo akubonereho amaramuko. Umuntu rero nakwanga, haleluya, ukabona umuntu yagufashaga ukabona nabikubye, uzamureka bikupe. Buriya ni igihe cye gishize ku buzima bwawe. Mu buzima bwose maze iminsi mbayemo, nabonye ko burya nda muntu uza mu ruhande rwawe, nda muntu uza mu buzima bwawe ndacyo aje gukora. Tuvuge ngo amen, tuvuge ngo amina. Buri wese uzaza mu buzima bwawe hari ibyo azabaje gukemura. Namwe mwaje hano hari ibyo mwaje gukemura. Inyuma ya none hazaza abandi, inyuma yabo bandi haza abandi. Nabatangariza mbabwira ngo rero jya witonda, ugendane n'Imana, uje mu gihe cy'Imana gushakamo, bityo Uwiteka ahabwa icyubahiro. Tuvuge ngo amen. Itangiriro Itangiriro 21 tugireyo. 21 tugiye kuhumva Sara abyara Isaka. Tuvuge ngo amen. Sara abyara nde? Dusome dore ku murongo wa mbere. Itangiriro 21 turasoma umurongo wa mbere tugere ku murongo wa 3. Haragira hati, Uwiteka agenderera Sara nguko yavuze. Uwiteka agirira Sara ibyo yamusezeranije. Sara saminda ya Aburahamu ashaje, babyarana umuhungu igihe Imana yamubwiye kigeze. Vuga ngo nanjye kirageze. Niba uri hano vuga ngo nanjye igihe cyanjye kirageze. Aburahamu yita umuhungu we yabyaye Isaka, uwo yabyaranye na Sara akiri ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana harimo ibintu bitatu ngira ngo ngwegeshe cyangwa se tuganireho. Mana yacu nihabwe icyubahiro. Haleluya, haleluya. Biblia yatubwiye ngo igihe kigeze Imana igenderera Sara ngoko yavuze. Tuvuge ngo amen. Kendo cya mbere mwere jambo nesezerano Imana yagusezeranije. Tuvuge ngo amen, tuvuge ngo amen. Kendo cya kabiri nuko Imana igomba kurinda ijambo yavuganye nawe. Kendo cya gatatu negishi cyo kubikoreramo. Tuvuge ngo amen. Nasomye ijambo ry'Imana ngorekerana uyu mugabo witwa Aburahamu, nsanga Imana kugira ngo isohoze ririya sezerano ry'uko azabyara Isaka bakabyarana na Sara. Ririya sezerano ryamaze imyaka 25. 20 ningahe? 20 ningahe? Iriya myaka 25 itaragera ndabwo Aburahamu yaragomba gutera inda Sara. Tuvuge ngo amen. Kuko Sara yari afite uburyo bwo kubyara. Aburahamu nawe yari umugabo ushobora gutera inda. N'ikimenyetso yari yarabyaye kwa Hagari, ariko bigeze kwa Sara biranga. Tuvuge ngo amen. Kongere ngo amen. Bigeze kwa Sara biranga. Imana iganiramo n'ubwoko bwayo. Niba waravuganye n'Imana, niba waravuganye nayo, Imana ikakubwira ngo mwana wanjye nza kora iki, utegereze wihanganye. Haleluya, haleluya. Bonde twebwe dusonzeye muri nza, dukererewe muri nza, ariko niba webetse ngo nza, haleluya,
nzakugirira neza, nzakugira umusinzi, nzakugira umuntu ukomeye, nzakwamamaza. Mukanya Imana irambwiye ngo ndakwamamaje kandi nzakwamamaza. Tuvuge ngo amena. Abari hano haleluya. Mana ishimwe cyane. Burahamu nawe muri buriya butayu yaratindanye n'ijambo bita ngo nza kugira sogokuru w'amahanga, nzakugira ubwoko bukomeye. Tuvuge ngo amena. Haleluya haleluya. Bibiri tubwira ngo igihe kigeze ngo Imana irongera igenderera Sara ngo sohoza ibyo yamusezeranije. None Aburahamu ashobora gutera inda na Sara ashobora kuyisama, babyarana umwana w'umuhungu bamwita Isaka. Tuvuge ngo amena. Haleluya. Bari gufasha twongere ngo amena. Nshuti yanjye kandi nshuti ya Yesu, ubwo butayu mbazamwe iminsi, ndakubwira ngo witinya. Ayo magambo bamaze mese bari kukuvuga, ndakubwira ngo humura witinya. Iyo mvura maze mese kukunyagereye ibigeragezo, ndakubwira ngo witinya humura. Haleluya. Kuko namenye neza ko impamvu utinze mw'ubwo butayu ni igihe cy'Imana kitaragera. Iyo cyageze nda saha, nda munota, nda segonda bigomba kurengaho. Tuvuge ngo amen. Tuvuge ngo amen. Namwe rero muratwite, mutwite amasezerano, musonzanye amasezerano, muri mu butayu ariko n'amasezerano arahari. Icyo nabatangariza nuko ndajambo Imana ivuga ngo riheri. Mumvugire ngo amen abari hano. Mumvugire ngo amen abari hano. Hari abantu muremwe twatangiranye amasengesho y'imese 40, bamwe muremwe murahari, ariko indego yacu iravuga ngo Imana yongere itugarukeho. Bwira mugenzi ngo Imana yongere ikugarukeho. Mubwira ngo Imana yongere ikugarukeho. Mana nihabwe icyubahiro. Haleluya. Koko umunsi Imana yongeye kukugarukaho amasezerano azasohora. Tuvuge ngo amen. Ihangane rero kandi ukomere. Yesu muri kumwe. Ubwo butayo witeka arabuzi. Haleluya. Haleluya haleluya. Mbambo tenze gushaka n'igihe, mbambo tenze gusama n'igihe, mbambo tenze kubura akazi n'igihe. Haleluya haleluya. Mbambo tenze mu bupangaye n'igihe. Kandi cyo nabatangariza abana b'Imana, abantu bo bavuge bijyanye n'igihe bari kubona. Iyo waburaya bakabimenya bavuga ko ari kuburara. Iyo wambaye ibishwambagara bakabimenya bavuga ko wambaye nabi. Yore ko byibuha bakabimenya bavuga ko ubyibushye. Eyo nano uragira ngo bavuge ngo uri kibongi utari kibongi, uragira ngo bavuge ngo uri inzobe utari inzobe. Ngere mwe namwe abantu njya mbagarukaho. Tuvuge ngo amen. Kuko abantu bo bareba hafi. Vuga ngo bareba hafi. Kuko byo Imana ashobora kukureba none yabona uburyo sonje uyu munsi, yabona uburyo kenye uyu munsi, akavuga ngo ubukene buzamuhitana. Ariko Imana itureberera kuri, ikavuga ngo Agnes, ikavuga ngo mama Karine, ikavuga ngo Labani mu myaka 5 azaba ari kurya kandi abisigase. Nikiriza ngo amen. Haleluya. Kavuga ngo Korodeni nubwo ari mu bupangayi, Jean Claude nubwo ari guseremba hirya no hino, ndabwo agira gakondo, ariko mu myaka 5 azaba afite inzu nawe afite abapangayi. Mumbe perera Imana, mumbe perera Imana, mumbe perera Imana. Humura rero abantu baveho hoko tumbere Yesu, kuko Yesu we atureba none mu myaka 3, mu myaka 5, muri 15, aho hose Yesu abari kutureba. Newo gena ejo hazaza hawe. Tuvuge ngo amen. Haleluya. Haleluya haleluya. Mana twagere rero mbambutinza aho ngaho ni igihe cyageze, igihe Imana n'igitegeka yongeye kukugarukaho, ibintu bizakunda. Uzubaka byemereye mada, uzabona akazi mada. Kuko cyo namaze kumenya ndabwa amasezerano. Haleluya. Ndabwa amasezerano ari peri mubitse, ndabwa amasezerano ari diploma mubitse. Tuvuge ngo amen.
muri kiriya gihe cy'imyuzure mujya mukibona hari abakobwa numvisha bari kurira atari kurabizi diplome yanjye nayo seba yayitembanye imyuzure yayijyanye ndareba bitambigira isomo isezerano ufite ndabwe biza bizarijyana nda nubwo n'imvura izarinyagira nda nubwo nitumba rizatwara isezerano ufite oya ndabye imetengito ezeshe isezerano Imana yaguhaye amagambo bakuvuga ndabwo azakuraho isezerano tuvuge ngo amena koko ego isezerano irarerenda tuvuge ngo amen irarerenda ikarendera igihe izarisohorezamo bareke bavuge niyo kamere yabo mwayavuze ngo ndacyarusha inyombya kuyumba ngo keretse ushaka kuba ngayo ndi muririmbya arema ngo barenga yabona umwana wo mu nyarwanda haleluya 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 ngo reka bavuge ibyo bashaka kuko ariyo kamere yabo badasema badachoka badasema bazavuga ariko bananirwe bazananirwa ariko wowe Imana izaba yarakurikiranye icyo yavuganye nawe yagisohoje akiri ijambo ry'Imana Mana yacu begere kandi serano yose uko Imana yatanga yakomejwe n'amaraso y'umwami wacu eserera benzabaho hejuru ikabaho uri Imana nyamana uri Imana isumba byose uri Imana ikomeye uri Imana y'imbaraga uri Imana ifite ubutwari n'ubushobozi zina ryawe nereshe girira neza abana bawe yatubayobora ubegere guteza imbere yawe ariko ndabone uri butugirira neza bane abo bateze imbere yawe ariko ndabone babagirira neza bagabone inkoko bakobwane inkoko ariko ndabone babagirira neza gahobana natwe gahotundana natwe gahonabari twe ijambo ryawe reka ridusubize mu mbaraga ijambo ryawe reka ridusubize mu byiringiro kugira ngo izina ryawe ryubahwe dufashe muri byose kubwa Yesu Kristo umwami wacu amen. Twongere Imana